DDK TV Gospel Show. Umunezero mu mutima kuko Yesu yambereye hozo. Haleluya. Iyo wanditse igihangano ukabona umuntu uri muri Amerika, ukabona umuntu uri mu Burayi, ukabona umuntu uri Belgique, yego aguhaye comment bose bakomeza kuvuga ngo ibihangano bya ndetse bikubitiraho DDK TV Gospel Show. bakunzi b'ikiganiro, wowe ubibona ute kuri DDK TV Gospel Show? Muravugana na Karasira Didier, tugarutse mu kiganiro rero nkuko mwabimenyereye, ariko iruhande rwacu dufite n'umutumirwa twabatumiriye kugira ngo tubashe kuza kuganira, ndetse turi buganire byinshi ku ndirimbo ze, ku bihangano bye, ndetse tuganire atugezeho imva n'imvano y'uburyo yatekereje nawe kuba yaririmba agasohora ibihangano byinshi bitandukanye. Benshi muramuzi, mwaramumenye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye kandi nziza. Reka rero dutangire tubasuhuza aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Turabaramukije, Uwiteka akomeze kubana nawe. Reka tunabashimire rero uburyo mudahwema kutwereka yuko muri kumwe natwe mu buryo bwinshi butandukanye, mu mpande zose, mwandika, mutugezaho ibigenda neza, mudushimira, ndetse munatubwira muti buriya mukosoye akangaka, buriya mutuzaniye aba batumirwa byaba byiza. Reka tubashimire ko mubana natwe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro n'ukuri. Reka rero dutangire tudabatindiye, dutangire dusaba umutumirwa wacu ko yabasuhuza ndetse akanabibwira muri rusange, kugira ngo dutangire ikiganiro twese tuziranye, ndetse tubane muri gahunda, atakiri umushyitsi ahubwo yamaze kuba umusango. Reka tugusuhuze. Murakoze cyane Bwana Didier. Imana iguhe umugisha cyane. Rero twatangira wibwira abadukurikiye muri rusange. Nitwa Ndagijimana Philippe. Yego. Sengera ku itorero rya Kimisagara. Yego. Intara y'Ivugabutumwa ya Kigali. Wow. Ubwo nahitwa Mukove. Mukove mwese ndumva nibavuga Mukove, tuvuze Kimisagara ni nini cyane. Ariko Mukove iyo umuntu wese ahavuze ni haruguru yo ku kidirishya, kubazi Kimisagara cyane. Yego. Sibyo ra? Iyo umaze kugera ku kidirishya utambika hirya gatoya, urenze Maison de Jeune ho gatoya. Maison de Jeune ho gatoya kuri za Dodani. Ureba hari icyapa kigukatisha haruguru, urenze kuri primaire. Kuri primaire. Hagati ya Restoration yego na primaire tuzamukamo umuhanda ugana ku rusengero. Aho ngabo wahageze rwose. Aha. Philippe rwose twishimiye kukwakira kuri screen za DDK TV Gospel Show. Mu by'ukuri tumaze igihe tukubona uririmba indirimbo nyinshi zitandukanye, kandi ukabona ibintu uri gukora urabikunda cyane. Urabikunda rero twagira ngo utangire, nubwo ubibwiye amazina yawe, ariko Philippe watangira unatugezaho nk'akaririmbo kamwe, ukatwumvisha uburyo uririmba mu njyana yawe, kugira ngo n'abatumirwa bacu batangiye bavuga ati Philippe wow, n'abatari bakuzi bakumenye, ndetse dute tunabarangira channel yawe mu by'ukuri muri rusange, ku buryo bakeneye ibihangano byawe bajya bagusangaho. Ntabwo igihangano waba wateguye? Ntago nakibura. Yego, nibyo rwose biragaragara. Yego. Njye ngo indirimbo maze igihe kitari gitoya nsohoye, kinini nsohoye. Yego. Nagira ngo rero iyo ngiye wenda ariyo niyo ya nyuma uherutse gusohora. Yego. Wow. Reka twumvishe indirimbo aherutse gusohora, ubundi dukomeze tuganira mu by'ukuri. Nari nararohamye mu isayo y'ibyaha, maze Yesu araza ayinkuramo. Ubu mfite ibyiringiro by'ubugingo bw'iteka, sinerwa ubwoba n'ibikangisho by'umwanzi. Mfite umunezero mu mutima
kuko Yesu yambereye hozo. Haleluya. Ndasaba n'inginga ngo wowe uraha umwiyegurire, niwe nshuti nziza. Oh, mfite umunezero mu mutima wanjye, kuko Yesu yambereye hozo. Haleluya. Ndasaba n'inginga ngo wowe uraha uyu munsi ngo umwiyegurire, niwe nshuti nziza. Mwabyiyumviye rero mu by'ukuri, uyu ni Philippe rwose. Kuvuga ibyawe Yesu ntabwo binteye isoni, kuko uri umwami w'ijuru n'isi. Uwabanye nawe data ntabwo umutererana, kuko abari mu bwishingizi bw'ijuru. Mfite abandi nginga ngo wowe uraha umwiyegurire, niwe nshuti nziza. Oh, mfite umunezero mu mutima, kuko Yesu yambereye hozo. Ndasaba n'inginga ngo wowe uraha umwiyegurire, nshuti nziza. Nubwo wabaruharwa n'umunyambabazi, arakwakira n'urukundo rwe rwinshi. Oh, kuko na uri mubo yacunguje amaraso ye, haguruka umusange n'inshuti kuri. Mfite umunezero mu mutima, kuko Yesu yambereye hozo. Haleluya. Ndasaba n'inginga ngo wowe uraha umwiyegurire, niwe nshuti nziza. Oh, mfite umunezero mu mutima, kuko Yesu yambereye hozo. Haleluya. Ndasaba n'inginga ngo wowe utwumva uyu munsi umwiyegurire, niwe nshuti nziza. Ngo umwiyegurire, niwe nshuti nziza. Ngo umwiyegurire, niwe nshuti nziza. Amena, amena. Ndizera ko wowe aho uherereye hose ubashije kunyurwa, ubashijwe kunezerwa, ngo umwiyegurire, niwe nshuti nziza. Ndasaba n'inginga ngo wowe uraha umwiyegurire, niwe nshuti nziza. Ese muvandimwe, wowe turi kumwe dufatanije mu kumva muri iki kiganiro,
uyu mugabo umubonye ute, Philippe umubonye ute? Ni ukuri niyo mpamvu twavuze ngo ikiganiro cyitwa ngo wowe ubibona ute. Ese Philippe umwumvise gute aka kanya? Rero Philippe twamubazaniye kugira ngo tuganire nawe, tumubaze ido n'ido, tumubaze ngo Philippe bimeze bite, ko Philippe ari umuririmbyi uririmba neza, ufite ibihangano byiza. Urumva iyi ndirimbo ni indirimbo mu by'ukuri ikora ku mutima. Philippe tukwibarize rero muri iki kiganiro twabashije kugirana, twagize umugisha turakubona. Iyi ndirimbo yabimaze igihe kingana iki mu by'ukuri, igeze kuri YouTube yabimaze igihe kingana iki uyisohoye? Iyi ndirimbo imaze amezi 8. Amezi 8 yose. Ariko hari n'indi mperutse gukora imaze amezi 5. Yego. Yitwa Umwana. Yitwa Umwana. Umwana. Turaza kuza kugusaba uyitwumviseho. Yego, Umwana ni ishema ry'umuryango. Turaza gusaba uyitwumvisheho gato, ariko tutarayijyaho twagiye ngo tukubaze mu by'ukuri nyuma y'amezi 5 nta kindi gihangano urashyiraho? Nyuma y'amezi 5 nta kindi shyiraho, ariko nakusanyirije hamwe indirimbo zanjye zose. Yego. Nzikorera hamwe. Yego. Zibumbira hamwe kugira ngo nzishyikirize abantu. Ubwo ni indirimbo zigera ku 12. Nizo ndirimbo ariko nizo maze kugira zagiye hagaragara, ariko hari n'izitarajya hagaragara. Uririmba ariko utarakora. Yego. Ndeka twibarize rero Philippe, urugendo rwawe muri rusange niki cyaguteye kwinjira mu murimo w'ubuhanzi mu by'ukuri muri rusange, kugira ngo usangize abakunzi ba Didike muri rusange iyi mpamvu yatumye winjira muri uyu buzima bwo kuririmbira Imana, ariko ukaririmba nkawe nka Philippe? Urakoze cyane bwana Didier. Yego. Ku kibazo cyiza umbajije, ni ukuvuga ngo ubundi nkiri muto natangiye kuririmba nkiri mutoya. Yego. Ariko noneho kuririmba ku giti cyanjye nabitangiye mu mpera za COVID-19. Yego. Niho nanditse indirimbo yitwa Mu nzu y'Uwiteka. Mu nzu y'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri muri rusange mu mpera za COVID-19 ntabwo waba umaze imyaka irenze 3 uririmba? Yego. Ku giti cyanjye natangiye nkubwira yuko natangiye nyine uririmba ariko ku giti cyanjye. Yego. Utangiye kubikora nk'umwuga. Yego. Ubwo nabyinjiyemo kubera yuko iyo message nashaka gutambutsa aricyo yari ivuze ku banyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange. Niyo ndirimbo wahereyeho? Niyo ndirimbo nahereyeho, ariko nayo nayikoze kubw'impamvu. Yego. Iyo ndirimbo wahereyeho yitwa nguki? Mu nzu y'Uwiteka. Mu nzu y'Uwiteka. Urabona nyikora abantu bari bafite ubuhenebere bukomeye cyane, baratangiye kuva mu byizerwa. Yego. Hari abo twasenganaga ukabona ko babivuyemo, COVID yarabaciye intege, baragiye mu kwinywera bya biyobyabwenge. Yego. Izo nzoga, amatabi, korora ingurube. Yego. Korora izo nkwavu kandi tuzi ko ari ikizira. Yego. Nkuko Bibiliya twereka mu gitabo cy'Abalewi. Yego. Ariko ndavuga ngo message nakora iki kugira ngo mbashe kugarura abantu nabuze bakumbure kugaruka mu nzu y'Uwiteka. Nibwo nanditse iyo ndirimbo. Ngira n'amahirwe nyigeza kuri radio, ku maradiyo amwe namwe aranayikunda. Yego. Abantu bamwe barayumva, ubutumwa bwarafashe ko nagiye mbona feedback zimbwira yuko bakunze icyo gihangano. Yego. Ko no kuri radio najyaga numva ko bayisabye inshuro nyinshi, numva koko iyo message yagize umumaro. Philippe rero ubu utangiye kuririmba. Ariko mu by'ukuri umaze kugera muri uyu murimo wo kuririmba, nizihe mbogamizi waba warahuye nazo Philippe, kavuga uti nubwo wenda naririmbye ariko imbogamizi nawe nazo nizi mu by'ukuri? Imbogamizi zabayeho ndetse zitoroshye, kuko kimwe cyo nshimira Imana nuko yampaye umuryango mwiza. Yego. Umuryango wamfashije, abazajya bareba amavideo yanjye bazajya babona yuko nagiye nkorana n'umuryango. Yego. Muri ibyo bihe ndetse na nyuma ya COVID. Yego. Ariko imbogamizi nagiye mpura nazo n'iz'ubushobozi, uko
bwagendaga urabona iterambere tuko tugenda turigeramo Mm. hagenda hakenerwa video ziri karite yego kandi video iri karite ibihenze ibihenze cyane ngira ngo umuririmbyi nawe urabizi iyo mugiye Yego, gukora Philippe video rwose, mm. yakozwe n'abahanga ukuntu bimeze yego iba ari video yaba umuziki ubuhenze yego yaba amashusho yego abahenze yego izo mbogamizi zagiye zikunda kubaho dore ko nta abaterankunga nari mfite Mm. bo kunshyigikira muri icyo gikorwa nibwo wari utangiye Eh, yego urwo rugendo rero ruba rurakuvunnye ariko mu muryango mu by'ukuri nubwo wenda mwaririmbanaga nubwo mwajyaga gute iyo washoraga amafaranga nk'uko nguko uvuga uti nanjye nkora igihangano gisa n'ikigezweho n'ubushobozi ari bukeya nta n'imbaterankunga ufite nta mbogamizi zaba zarabayeho mu bijyanye n'umuryango binube bavuga ati ariko uyu muntu ari gusahura urugo bimeze bite uriya hari ikintu imana ikora Mm. kandi tujye tunayikishimira Mm. nubona uramutse ukoze igihangano umuryango ukakishimira ukagikunda ukagikunda Yego. kandi ugakunda kubibamo yego habamo ikintu kimwe Mm. cyo kujya inama yego nk'umuryango Mhm. ese kugira ngo umuryango udahungabana Mm. twakora gute kugira ngo dukore n'ivugabutumwa ryo mu bihangano yego niba ntabwo wajya birumvikana ntabwo wajya gushutinga usize mu rugo Mm. nta muceri uhari bitameze neza bitameze neza yego icyo gihe rero hari ikintu kijya mbere Mm. urabanza ugasiga wa muceri mu rugo Mhm. ukabona kujya gutunganya bya bindi ibindi imbogamizi zo ni nyinshi Mm. kuko n'abantu baba mu makorari no kujya muri shutingi usize korari ubwabyo ubwabyo urabizi ko bifata igihe kinini cyane Mm. hari imbogamizi nigeze mpura nayo ikomeye cyane Mm. yanamveteje muri uyu murimo ariko Mm. nongera nanabashimira kuri rundi ruhande ko bongeye kunyumva yego namaze igihe kinini naka ubusitani bwo muri awuka Mm. muri ya kaminuza yacu yego kaminuza yacu y'Imasoro Mm. bantumaye inzandiko zo kwa pasita ndazijyana Mm. bakomeza kumbwira byinshi bisabwa nkabijyana yego yego nanjye ndahatiriza yego ntiwacika ariko intege. sinacika intege ariko nyuma igisubizo kiza kimeze neza baranyemerera Mm. kuko nabonaga gushutinga kujya kwaka ubusitani bw'ibihumbi magana angahe ari ibintu bingoye ariko ndashimira n'ubuyobozi bwa kaminuza yacu ya awuka yego ko bagufashije kuko bamfashije yego nkabasha no gushutinga indirimbo zanjye yego arizo nanahereyeho Mm. rwose imana ibaho umugisha amen Eh, urumva ko ni ukuri urugendo rwo gukora ubuhanzi ntabwo ruba rworoshye mu by'ukuri mukunzi udukurikiye muri aka kanya ukurikiye sikirini kuri DDK TV Gospel Show ni ukuri urumva ko Philippe yanyuze mu rugendo rukomeye uyu munsi arakubwira ko afite indirimbo zigera muri 14 zose Philippe rero tukiri kuganira uba rero ukoze urwo rugendo rwose utangire ku ndirimbo mu nzu y'Imana mu nzu y'Uwiteka. mu nzu y'Uwiteka Mm, ubu urayikoze ibivuyeho mm. ugereranije ukuntu abantu babibonye n'uyu munsi bimeze bite bihagaze biti Uko abantu babibonye neza yego kandi noneho uko social media yanjye yagiye ikomeza gukundwa yego n'abantu Mm. ubwo nshimira n'abaproducer bagiye banamfasha Mm. barimo producer Jafet yego producer Olivier Nyamirambo Brass yego abo bose ndetse n'abandi n'abangenzi n'abandi Mm. ubwo uko bagiye bagenda bakomeza gukunda ibihangano byanjye yego n'ubu ngubu kugeza iyi saha Mm. igihangano nsohoye kirarebwa kandi kigakundwa. Wow. Imana ishimwe cyane rero tukiri kuganira kuri iyo ngingo y'ubuhanzi n'imiririmbire watugeza ugereranije uko wari uzwi uko abantu bagufataga uko wabibonaga uyu munsi ni irihe byiza waba warakuye mu kijyanye n'ubuhanzi ukavuga uti ngewe ni ukuri nkurikije ibi byiza nawe nabyo ntabwo nzabireka cyangwa se byanteye imbaraga.
reka nkubwire rwose Mm. ntabwo nshobora gucika intege na gato. yego Ibyiza byo nahuriyemo ni byinshi. Mhm. Kuririmba byonyine ubwabyo yego ni umunezero, biruhura umutima. biruhura umutima. amen. Icyo ni kimwe. yego wenda niyo navuga na bibiri gusa. Icya kabiri, Mm. kuraje. kuraje Kuraje rwose, iki gihangano ni cyiza cyane. yego Nkomeza gushimira abantu bari mu Bubiligi ba Yego, Jarike, yego. Munyampeta, yego ndetse n'abandi benshi wow bakomeza gukurikirana ibyo bihangano bakavuga bati Philippe komeza ageze. zamuka ntucike intege. Ni ukuvuga ngo ibihangano biba byabafashije bakavuga ati komeza ujye ejuru. wow Ntabwo ari abo bonyine, hari n'abandi bo mu Rwanda Mm. n'abo mu makorali atandukanye yego yo muri iki gihugu cyacu. Mm. N'ubu nibyo Bakagutumira nakubwiraga rwose. ngo ubutumire ntabwo bujya buvaho. Mm. Iyo mvu no ku isabato ishize nari ndi ku Gatare, wow yagiye kuririmbayo, yego maze igihe njya mu bice bya Gakenke, yego amatorero hano mu mujyi wa Kigali maze kujya kuri menshi, yego za Remera naririmbyeyo, za Rusororo, yego ahantu henshi, Wow. ahantu henshi. urumva Urumva ko rwose ibyo aho kujya hose kuko ikongerera imbaraga. bamaze kumva ibyo bihangano babikunze bakavuga ati Philippe ngwino udufashe. none se Philippe watubwiye ko ufite ibindi bihangano utarasohora, ariko mu by'ukuri umaze amezi 5 nta kintu uri gushyira kuri YouTube channel yawe ngo abantu bagukurikire, kandi abantu buriya nabo ni abantu baba bifuza cyangwa bakeneye. Iyo bamaze kumenya umuntu, urumva nk'abo bose uri gushimira uvuga uti barambwira ngo courage, kubera icyo umaze ayo mezi yongana gutyo nta gihangano uri kuduha kuri channel yawe. Icyo kibazo mbajije ni cyiza. yego muri iyi minsi ishize ninashyize kuri channel yanjye playlist, kuko nabibabwiye mbere, playlist y'indirimbo zanjye. yego ndavuga ngo babe bazireba mu gihe nari mpugiranye mu bindi, yego ariko ntabwo nicaye. Mhm. hari indirimbo ndimo gukora ivuga ku bukwe, ubukwe, hakaba n'indi ivuga ku rukundo. yego ni indirimbo ebyiri ndi gukora Philippe mu gihe Bwana kidatinze rwose ziraba Philippe, zabageze. nko mu gihe kingana iki dutegereze nka like nk'ukwezi, amezi 2, Oya, amezi 2? ntabwo amezi abiri agera ntabwo yashira. ukwezi kumwe Mwabyumviye igihangano rwose. kiryoshye kizaryohera abantu, Yego. kibanza gutegurwa, yego noneho kugira ngo kizagere ku bantu yego kibaryohere. ni ukuri. hari aho biba bikenewe ko niba ari saxophone ikenewe kujyamo ijyemo, kajyamo, niba ari gitari ijyemo, yego niba ari piano nziza iryoshye ijyemo, yego niba ari ababekinga Yego. bajyemo, ni ukuri. kugira ngo izaryohere abantu. Mwabyiyumviye rero Philippe, nubwo yatinze ahambira, reka twitege ibihangano bibiri, igihangano cy'ubukwe ndetse n'icy'urukundo. Philippe rero nubwo twahuye kandi se ubagira iki n'icyo basaba, ndetse usoze ubahana nimero yawe kuwagukenera uburyo yabasha kukubona mu by'ukuri muri rusange. Murakoze cyane Bwana Didier. yego ndashimira abakunzi ba DDK TV Gospel Show. yes tubana muri byinshi bitandukanye, yego ariko ndabasabye cyane kugira ngo mukunde iyi TV, wow kuko ni TV ifite akazoza, amen cyangwa se ifite ahazaza heza. amen kuko itambutsa ibiganiro byiza kandi bikora ku mitima ya benshi. amen rero mujye muyikunda cyane, ndetse uzajya abona ikiganiro cyatambutse kuri iyi TV ntukabyihererane, jya usangiza mugenzi wawe, amen kugira ngo ubu butumwa bugere kuri benshi. amen kuko ubutumwa butambukaho ni ubutumwa bw'isanamitima, ubutumwa bw'ibwirizabutumwa. ubwo rero ndasaba n'abantu b'abakunzi banjye yuko bajya bakurikira ibihangano byanjye kuri Ndagijimana Philippe official, yego ubwo ni kuri YouTube channel. kuri Facebook naho ni Ndagijimana Philippe, yego kuri X naho ndahari, yego Instagram naho ndahari Ndagijimana Philippe. yego ikindi nimero ya telefone yanjye yego 07 888 07
iminani itatu kane kane icumi icumi 30 mirongo itatu 07 yego 888 yego kane yego 10 yego 30. nimero zoroshye cyane 4 10 30 iminani n'itatu ndibaza yuko nanjye ubwanjye wicaye aha nayifashe ni ukuri nukenera Philippe haba mu ndirimbo haba mu bitaramo aratumirwa akajya kuririmba kandi mwumvise ko afite indirimbo nziza zifite ubutumwa mu mugane rwose mu mutumire kandi ikindi uwifuza kuba yamutera inkunga akanyenyeri karemewe mu by'ukuri mumutera inkunga nk'ubu afite projet ebyiri ari gukora iyi ndirimbo muri studio nibura ntabwo yajya munsi y'ibihumbi 50 yacuranzwe yagiyemo amagitari icyo ni igiciro gito kiri hasi 50 ntabwo wajya gukora video ngo ujye munsi y'ibihumbi 200 nibura indirimbo byibura 150 indirimbo niho yabasha kuboneka hatarimo imyambaro hatarimo aho yakorewe hatarimo buri kimwe cyose urumva byibura indirimbo ihagarara 500 kugira ngo indirimbo ibashe kubisohotse iyo rero isohotse abantu ntimuyikurikire abantu nimukore subscribe abantu nimukore like burya nta nkunga mu muteye umuhanzi nta handi avoma aba yagiye mu byuya bye agakuramo ibyo bikeya ubwo bushobozi bw'amafaranga butari bukeya akaba yakoze nawe rero ukanza akanyenyeri ukavuga uti ngibi 5,000 ngibi 10,000 mwene data nshuti yanjye gerageza ukure ujyejuru buriya ubu muteye inkunga ikomeye no mu ijuru icyo kintu ubu uzakibukirwa Imana rero komeze kutugira neza Philippe turagushimiye kuba twabanye natwe muri uyu mwanya murakoze cyane Imana igumugisha cyane murakoze cyane amen DDK TV Gospel Show.